Tugiye kurebera hamwe igice cya phone call ariko turebe niba hari abantu baba baratwinjiriye baba bagenzura amasimukadi yacu tutabizi twifashishije icyo bita phone call setting. Nta kindi dukora, icyo dukora ni ukuza hano uruzi aka kadirishya n'aka gafureshi tugakanda kuri mowa tugakomeza. Urabona hano batubwiye ngo ese dushaka gusiba abatwahamagaye n'abaduhamagaye, ufilitaringa call duration igihe twavuze ku bantu baduhamagaye n'abo twahamagaye, ariko hano dukanda kuri setting. Urabona batubwiye ibintu byinshi ariko njyewe nshaka kukubwira uburyo wamenya niba hari abantu bagenzura amasimukadi yawe wifashishije igice cya call settings. N'ubundi turaza hano handitse more setting, more setting. Muri kubibona neza cyane, reka asubire inyuma gato mbereke icyo gice. Icyo gice ni iki ngiki, ni iki ngiki rwose cya more setting nari ngiyeho. Dukomeze. Urabona hano wakoreraho ibintu byinshi kuri simukadi ya mbere, wagaragaza show my number call ID. Hano ni igihe ushobora guhisha nimero yawe mu gihe uhamagaye ntibayibone, cyangwa se ukareka bakajya bayibona nk'uko n'ubundi tubimenyereye. Ikindi ni call forwarding. Call forwarding niyo tugiye gukoresha cyane muri iyi video yacu, kuko niyo iri butwereke niba batwumviriza cyangwa batatwumviriza. Turareba ese natwe dushaka guhuza simukadi zacu twabigenza gute dukoresheje call forwarding. Murabona n'iki gice cya call waiting, hari igihe abantu baguhamagara bakakubura uri kuyivugiraho, bakababwira ati uri busy, kandi ugasanga ni umuntu w'ingenzi yakabaye aguhamagara ugahita umwitaba. Ariko iyo ikora waiting ikorozinze ntago biba ari byiza cyane, kuko ntago abasha kubyumva. Urumva rero ko iyo ikorozinze aka kamenyetso ntago kaba gasa n'icyatsi, ahubwo tuba tugafite kameze nk'umukara werurutse cyane, nk'uko muri kubibona hano kuri screen. Urabona uburyo noneho kameze, nari maze kuyifunga. Hagize umuntu umpamagara ntago byakunda mbaye ndi kuyivugiraho, bamubwira ko ndi busy. Rero ibi bice nibyo tugiye kureba, gusa ndizera ko call waiting muyumvishije neza, mukamenya n'ibyiza byo kuba iri kuri telefone yacu ifunguye. N'ubundi ndayifungura kuko ni ingenzi cyane muri telefone. Reka twigarukire rero kuri iki gice cyacu cya call forwarding, turebere hamwe icyo tugikoresha, tureba ese hari abantu batwumviriza cyangwa se bagenzura simukadi yacu. Turaza hano kuri iki gice cyanditseho voice call. Dukomeze tugikandeho turebe ese baraduhereza ibiki. Tegereze gatoya.
murabona dufitemo igice cyitwa ngo always forwarded. Iyo uvuze ngo always forwarded, hano ni igihe iyo hari nimero bashyizemo hano utabizi, iyo utari ku murongo cyangwa uri ku murongo bakaguhamagara, hari igihe iba forwarded kuri iyo nimero bashyizemo hano. Hano haba hari turned on, bakanakwereka nimero hano nawe ushaka, hari umuntu ushaka ko azajya kwitabira abaguhamagaye, wayishyiramo hano ubundi ukemeza. Wenda reka shyiremo iyindi ifite mu yindi telefone, ni iyi ngiyi. Urabona nkanze muri tano ntibyahita bikunda, ariko ujye wibuka kubanzamo kode y'igihugu ariyo 25 kugira ngo bijye bikunda neza. Kande kuri turn on, ita ukanda hano. Turategereza nabwo gatoya. Urabona noneho ndamutse mvuye ku murongo cyangwa se umpamagaye, simbashe kwitaba iyi nimero, ishobora guhita yitaba byihuse. Ubwo waba uhamagaye kuri simukadi ya mbere kuko niyo turi gukoresha. N'ubundi urabona ko hano hejuru dufiteho notification igaragaza ko simukadi yacu ya mbere yometsweho indi nimero ariyo muri kubona hano. Ariko n'ubundi kubera ko njyewe ntashaka ko iyi nimero izajya inyitaba, ndagaruka hano nkande kuri turn off, kugira ngo itazajya inyinjirira ikanyumviriza abantu bashaka. Hano icyo bita forward when busy, hano ni igihe noneho urashyiramo nimero, iyi nimero ikazajya ibasha kwitaba simukadi yawe ya mbere mu gihe uri busy, cyangwa se cyagiye umuntu umuhamagara telefone ikarangira atakwitabye, call rero ihita iba forwarded kuri ya nimero uba washyizemo hano. Ushyiramo nimero ushaka iyo ari yo yose iri mu yindi telefone cyangwa se y'inshuti yawe, bitewe n'uko wenda telefone yawe udakunze kuyikoresha. Nk'urugero, ushobora kuba uri umukozi wa leta utabasha kwitaba telefone ku gihe, ariko ukavuga ati reka nizere inshuti yanjye, nizere umudamu wanjye kuba bafite, nizere umugabo wanjye kuba bafite, ajye abasha kuba nyitabira, abahe ubusobanuro bw'aho ndi. N'ubundi iki gice nacyo nicyo gikora. Reka turebe n'ibindi bice. Ikindi gice ni iki cyitwa forwarded when unanswered. Hano ni igihe noneho uhamagara telefone ikabura uyitaba burundu. Hano rero iyo ubuze uyitaba, hari igihe biba ngombwa ko yakitabwa n'indi telefone, nayo rero uyishyiramo hano bikaza kubasha gukunda. Ikindi gice cya nyuma ari nacyo cy'ingenzi cyane, ni igihe telefone yawe izitabwa n'undi muntu cyangwa se izaba call forwarded ku yindi nimero mu gihe iri turn off cyangwa se ifunze, iri switch off. Urabona hano hari nimero yanyumvirizaga, barampamagaraga naba ntari kuri rezo igacamo, nza kubimenya rero nyikuraho nkanda kuri turn on, bibasha kunyorera, bibasha kuba byiza cyane. Hari igihe rero abantu bapfa ubusa, ugasanga umuntu baramwinjiriye ntiyabimenya, ugasanga bajya bamuhamagara ikitabwa n'undi muntu akavuga ibintu bitari byiza.
ugasanga babishwaniyemo. Nguku rero wareba abantu bakumviriza kuri simukadi yawe, ndetse n'uburyo wabihagarika, ndetse nawe n'uburyo washyiraho nimero wizeye ikabasha kujya ikwitabira mu gihe udahari. Mwakoze cyane, nihanganye rwose iyi video yabaye ndende kuko ni byinshi kandi by'ingenzi twagombaga kumenya uyu munsi. Ubwo rero n'ubundi tuzagenda tugumya tubabwira n'ibindi bice bya telefone zacu n'uburyo bikoreshwa, mwibuka gukanda subscribe, share, comment, ndetse mukandika n'ibindi mwumva twazabagezaho ubutaha. Ciao ciao.